FAN TV kubasuza bakurikiye YouTube channel yacu aho tugiye kubagezaho amateka y'igihano cy'urupfu ndetse nuko mu Rwanda cyahagaze bamaze kwica abantu 22 bari bahanywe n'icyo gihano cy'urupfu. Igihano cy'urupfu nk'igihano gisumba ibindi bihano bibaho, ni igihano giteganwa n'amategeko y'igihugu runaka hagendewe ku cyaha cyakozwe. Igihano cy'urupfu cyabayeho guhera mu gihe cy'ubwami Nabukadinezari wayoboraga Mesopotamiya ikaba Iraki y'ubu. Uyu mugabo yashyizeho itegeko ryari ribumbiye mu cyo bise Code d'Hammurabi wa Dotario. Iri tegeko ryavugaga ko ugukoreye ikosa uramwishyura ukurikije iryo kosa yagukoreye. Urugero, nk'uwakuyemo ijisho mugenzi we nawe yahanishwaga kurikurirwamo. Iki gihano cyafashe intera kinakwirakwizwa mu isi yose mu gihe cyitiriwe abanyabitekerezo bazwi ku izina ry'abafilozofe b'urumuri cyangwa la philosophe lumière mu Gifaransa, ari mu kinyejana cya 18. Iki gihano cyahawe intebe muri iki gihe kuko ngo abo batekerezaga bumvaga ko iki gihano ari cyo gishobora gutuma umuryango w'abantu ugira amahoro, kuko abantu batuye muri uwo muryango bashoboraga gutuma birinda ibyaha bityo bakabana neza batabangamirana. Urugero, nk'umufilozofe witwa Aristote wavugaga ko umuntu mu buzima udafite uburwayi bwihariye icyo akoze cyose aba yagitekerejeho kandi yiteguye no kwirengera ingaruka zacyo. Nyamara iki gihano cyarwanijwe n'abantu batandukanye, cyane cyane mu gihe ubukristo bwari bumaze gutera imbere no kwamamara mu bantu. Urugero ni aho abaromani bakuye iki gihano bakagisimbuza guhabwa akato. Uko ibihe byagiye bisimburana niko iki gihano cyagiye gikurirwaho hamwe na hamwe mu bihugu. Igihugu cy'Ubushinwa nicyo gihugu cyaje ku isonga mu gukuraho igihano cy'urupfu mu mwaka wa 747 hari ku butegetsi bwa Tang. Uretse aha muri Aziya, itsinda ry'abantu bari bagamije kurwanya igihano cy'urupfu ryatangiye mu mwaka w'1757 w'i Paris mu Bufaransa, nyuma yo kubona uburyo Robert François Damier yishwe nabi azira kwica Louise wa 15 wahoze ari umwami w'Ubufaransa. Umwaka w'1948 akanama ka ONU gashinzwe uburenganzira bwa muntu kashyizeho ingingo ya 3 y'amategeko yatangaje ko buri kiremwa muntu gifite uburenganzira ku buzima. Aha uyu muryango washakaga ko igihano cy'urupfu cyakurwaho. Bimwe na bimwe mu bihugu byatangiye gukuraho iki gihano buhoro buhoro mu mateka abigenga cyangwa ibindi bikiyemeza kukirekera mu mategeko ariko ntigihanishwe. Ikurwaho ry'igihano cy'urupfu ryatumye hamwe na hamwe mu gihugu hanavaho burundu bumwe na bumwe mu buryo bwifashishwaga mu kurangiza imanza. Urugero ni mu gihugu cya Espagne ndetse n'Ubufaransa, aho abagikatiwe bacibwaga imitwe cyangwa bakanigwa. Nubwo mu mwaka wa 2003 ku itariki ya 10 Ukwakira aribwo hashyizweho umunsi mpuzamahanga wo kwamagana igihano cy'urupfu, ntibyabujije ko hamwe na hamwe mu bihugu iki gihano cyagiye gikatirwa bamwe mu babaga bahamwe n'ibyaha. Mu mwaka ya za 70 amaleta menshi yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasubijeho mu mategeko yayo igihano cy'urupfu. Ibi byatumye USA ziza mu bihugu byahanishije abantu benshi iki gihano mu mwaka wa 2008 hamwe n'ibindi bihugu nka Arabia Saudite, Ubushinwa, Iran na Pakistan. Nubwo hashyizwe imyaka irenga 10 igihano cy'urupfu gikuweho, iki gihano kiracyagaragara mu migabane yose y'isi kuko ibihugu 99 ari byo byakuyeho iki gihano ku byaha byose. Ibihugu 9 bigikuraho ku byaha bya hato na hato bidakabije, naho ibihugu 35 bikaba ari byo byonyine bibasha kubahiriza icyemezo cyo gukuraho burundu icyo gihano cy'urupfu muri iyi myaka 10 ishize. Mu Rwanda igihano cy'urupfu cyakuweho guhera tariki 25 Nyakanga muri 2007. Itariki ya 10 Ukwakira buri mwaka isi yose izirikana ikurwaho ry'igihano cyo kwica. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka iragira iti isi yose
nifatanye urugamba rwo kurwanya igihano cy'urupfu. Dukomeje tubabwira uko mu mwaka w'1998 u Rwanda rwahanishaga abajenosideri ba mbere 22 igihano cy'urupfu barashwe mu rwego rwo gutanga ikimenyetso cy'uko umuco wo kudahana washyizweho iherezo mu Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1998. Hafashwe icyemezo cyo kubahiriza igihano cy'urupfu cyari cyarakatiwe abantu 22 bahamwe n'ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu. Igikorwa cyabaye kuwa gatanu tariki 24 Mata 1998 imbere y'imbaga y'abaturage mu bice bitandukanye birimo kuri Nyamirambo, kuri Tapi Rouge, Murambi ya Gikongoro, Ntarama mu Bugesera n'Ikibungo. Uruvunganzoka rw'abantu bari bateranye ngo barebe bwa mbere abanyabyaha bari bagiye kurangirizwaho igihano cy'urupfu mu ruhame kuko bahamijwe icyaha gisumba ibindi. Hari amashuri amwe n'amaduka byari byafunzwe i Nyamirambo, inzira zose zigana kuri Tapi Rouge zakubise zuzuye. Abo bari bagiye kurasirwa mu ruhame byari ugushyira mu bikorwa ibyemezo cyari giherutse gufatwa n'inkiko no kubahiriza byateganywaga n'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda. Mu mategeko y'u Rwanda icyo gihe hari handitse ko uwahamwe n'icyaha cyo kwica nawe akatirwa urwo gupfa. Icyakora si kenshi cyagiye gitangwa, naho byakorwaga kenshi byakorwaga mu muhezo. Sheikh Harerimana Abdul Karim, umwe mu bagize urwego ngishwanama rw'inararibonye, yabwiye itangazamakuru ko igihano cy'urupfu ku bwa Perezida Gregoire Kayibanda na Habyarimana Juvenal cyatangwaga kuko cyari mu mategeko ariko kigakorwa mu muhezo. Nk'uko mu myaka y'1963 Kayibanda yagihanishije abafatirwaga mu bitero by'inyenzi, Habyarimana agikoresha ahana abahoze mu butegetsi bwa Kayibanda nyuma yo kumuhirika. Cyongera kuvugwa cyane ku bajura ruharwa bari barayogoje u Rwanda n'akarere barimo uwitwaga Rutare na Rucuru. Tariki 28 Mata 1998 igihano cy'urupfu cyahawe abarimo Froduard Karamira wahoze ari visi perezida w'ishyaka MR, wagize uruhare mu gukwirakwiza ingengabitekerezo ya Hutu Power no gusaba Abahutu kwica Abatutsi yifashishije radio RTL. Harimo kandi Elia Nshimiyimana wahoze ari minisitiri w'ubuhinzi, Sirasi Munyagishari wahoze ari umuyobozi mukuru mu bushinjacyaha, na Virginia Mukankusi wari umugenzuzi w'amashuri mu mujyi wa Kigali. Mu barasiwe Ikibungo harimo Dr Deogratias Bizimana wari umuganga na Egide Gatanazi wahoze ari umuyobozi bw'inzego z'ibanze. Ikinyamakuru The New York Times uwo munsi bicwa abanyamakuru bacyo bari bari Nyamirambo ahabarirwaga abaturage basaga ibihumbi 30 bari baje kureba uko igihano cy'urupfu gishyirwa mu bikorwa. Nta munyamakuru wari wemerewe kwinjirana ibikoresho bifata amajwi cyangwa amashusho kuri Tapi Rouge. Nta mashusho cyangwa amafoto agaragaza uko byagenze yigeze ajya hanze. Ariko saa 4:30 za mu gitondo nibwo abapolisi baje bashoreye abagororwa 4, abagabo 3 n'umugore umwe, bajyanwa mu kibuga rwagati bahambirwa ku nkingi enye zari zisinze mu kibuga, bahambiriwe amaguru, mu nda, mu gituza no kwijosi begamye kuri za nkingi. Baje bambitswe ibitambaro by'umukara mu maso n'ibipimo by'umweru bikozwe mu ishusho y'urukiramende biri mu gituza. Bamaze guhambirwa ku biti iminota 20, abo bayimaze bahambiriye ibitambaro mu maso baziritse ku biti. Ari nako abaturage ku mpande bajushuraga bategereje ikigiye kuba. Mu mwanya muto imodoka ebyiri za polisi zo mu bwoko bwa Land Rover zasesekaye ku kibuga, hasohokamo umupolisi umwe mukuru n'abandi 4 bambaye ibibapfuka mu maso bafata imbunda. Buri mupolisi yegereye aho yitegereje buri mfungwa yari ihambiriye ku giti, imbunda ayitunga ku gituza muri bya bipimo
bari bambaye. Barasa amasasu menshi. Bamaze kurasa icyiciro cya mbere cy'amasasu, abapolisi bahinduranyije imyanya barongera bararasa. Wa mupolisi mukuru yamanutse aho abaraswaga bari afata imbunda nto agenda arasa mu mutwe wa buri mfungwa yose. Ibinyamakuru byanditse ku byabaye uwo munsi byatangaje ko mu barashwe bose nta n'umwe wigeze ataka. Nyuma yo kuraswa, muganga yagombaga kumanuka akabapima akemeza koko bapfuye. Nyuma abaturage batangiye gutaha, hakurikiraho kujya guhambura imirambo y'abishwe ngo ijyanwe gushyingurwa. Leta y'u Rwanda yashyizeho ku gitutu abarokotse bariruhutsa. Leta y'u Rwanda yashyizwe ku gitutu ariko abarokotse bariruhutsa. Mbere gato yo gushyira mu bikorwa icyo gihano cy'urupfu, Leta y'u Rwanda yandikiwe n'ibihugu bitandukanye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi ndetse n'imiryango mpuzamahanga basaba kudashyira mu bikorwa icyo gihano. Papa Yohana Paulo wa kabiri yandikiye Perezida Pasiteri Bizimungu asaba ko abo bantu 22 baticwa. Bavugaga ko bamwe muri abo bakatiwe urubanza rwabo rutanyuze mu mucyo, ko baburanye batunganiwe n'ibindi. Guverinoma y'u Rwanda yashimangiye ko umwanzuro wafashwe n'urukiko wo kumanika abo bantu ariwo kandi uciye mu mucyo. Yavuze ko ari uguha ubutumwa n'abandi bose batekerezaga guhonyora uburenganzira bwa muntu. U Rwanda kandi rwavuze ko icyo gihano kizaca umuco wo kudahana warenze u Rwanda, ndetse n'ubugizi bwa nabi bushingiye ku moko bwaranze igihugu guhera mu mwaka w'1962. Raboni Yitegeka wakoraga mu biro bya perezida icyo gihe yabwiye itangazamakuru ati ntabwo turi abishimira ubugizi bwa nabi, ariko hashije igihe hari umuco wa politiki y'ubugizi bwa nabi, rero ubutabera bugomba gutangwa. Sheikh Harerimana yakomeje avuga ko byari biteye isoni kumva amahanga asabira imbabazi abagize uruhare muri jenoside batarasabiye abishwe. Ati nta burenganzira bari bafite bwo kudadukosora, none se ko icyo gihe jenoside yakorwaga batavuze? Twe twubahirije itegeko, icyaha bakoze ni indengabwenge. Nta kuntu rero wagira izo mbaraga zo kuvuganira abishwe utarigize uvuganira abishwe. Igihano cy'urupfu cyahawe abo bantu cyagize uruhare mu rwego rw'ubutabera kuko umubare w'abarega bakemera icyaha wiyongereye. Nyuma ya jenoside u Rwanda rwasabye abagize uruhare muri ayo mahano bose kwirega bakemera icyaha bakagabanyirizwa igihano, aho gukatirwa urwo gupfa bagahabwa igifungo cya burundu. Nyuma ya jenoside u Rwanda rwasabye abagize uruhare muri ayo mahano bose kwirega bakemera icyaha bakagabanyirizwa igihano, aho gukatirwa urwo gupfa bagahabwa igifungo cya burundu. Sheikh Harerimana yavuze ko abenshi mu bari barafunzwe bakekwaho jenoside bari barapinze bumva ko ubutabera butazatangwa ngo bishoboka. Ati muri za 1996 twajyaga mu bukangurambaga muri za gereza zo mu Rwanda, ugasanga abo bantu barimo kutunyega. Hari gereza yabaga Gikondo twayigiyemo, umuntu aravuga ati ariko se ko mubonera twe abahutu rwimbi, abahutu bakomeye, mukaba ntacyo mubabaza? Na Cyangugu umwe mu bari bahafungiye yaravuze ngo ariko kuki mutwinginga gusaba imbabazi mwaturetse? Icyo bitwazaga icyo gihe nuko leta yabo y'abicanyi yari yarabwiye ngo nimubijyamo muri benshi ntawe muzabahana n'umwe. Bati nitubijyamo turi abantu 2,000,000 waduhana yaduhana ate? Kandi koko mu bwenge busanzwe ntibishoboka. Izo nkiko ziburanisha abantu 3,000,000 wazivana he? Igihano n'urupfu. Umuntu wasinya urupfu rw'abantu 3,000,000 ninde? Nyuma yo gutanga igihano cy'urupfu, benshi bagize ubwoba batanga amakuru y'ibyo bakoze muri jenoside, berekana hari imibiri y'abazize jenoside itarashyingurwa
ndetse n'abandi bafatanyije. Icyo gikorwa kandi cyaruhuye abarokotse jenoside yakorewe abatutsi babonaga kuburanisha abagize uruhare muri jenoside bifata igihe. Bamwe batekerezaga ko ubutabera bushobora kutazatangwa. Umupfakazi witwa Celestine wari ufite imyaka 33 yiciwe umugabo, abana 3 n'ababyeyi n'abandi 12 bo mu muryango. Icyo gihe yabwiye BBC ati muri bose nta n'umwe urashyingurwa mu cyubahiro, imibiri yabo yajugunye mu cyobo n'interahamwe nk'aho ari imbwa. Kuri nge uku kunyongwa ntabwo ari ubutabera gusa, bivuze byinshi ku gahinda kanjye no kunamira abanjye. Batamuriza wari ufite imyaka 18 yavuze ko yabuze umuryango we muri jenoside, asambanwa n'umusirikare ku buryo yari amaze imyaka 4 yarabuze amahoro. Yagize ati ntabwo nkunda kwishima mu gihe abandi babara cyangwa bari kwicwa, ariko mama wanjye, papa, barumuna banjye 2 na musaza wanjye barishwe. Nafashwe ku ngufu mba umugore w'umusirikare w'umuhutu mfite imyaka 14. Ndakubwira ko mu myaka yose nishize nyuma yo kwihebera ibi n'amaso yanjye nibwo mbonye amahoro. Tariki 25 Nyakanga 2007 nibwo guverinoma y'u Rwanda yasohoye igazeti irimo umwanzuro wo kuvana igihano cy'urupfu mu mategeko yarwo ahana ibyaha. Ivuga ko icyo gihano cyakuweho kimaze gukatirwa abantu bagera kuri 600. Gukuraho igihano cy'urupfu byaharuriye u Rwanda inzira zo gutangira kohererezwa abakekwaho ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi baba mu mahanga ngo batangire kuburanishwa n'inkiko z'imbere mu gihugu. Twasoza tubabwira ngo kora subscribe ndetse ukande no kukazogira kugira ngo ujye ubona amakuru yacu ndetse n'ibintu bishyashya bigezweho ako kanya, kandi tubabwira ngo mutange ibitekerezo byanyu ndetse n'ikiganiro twazabakorera ubutaha. Mwakoze cyane. FAN TV.